Bene data bakristo bavandimwe aho muri hose twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe, kandi tubifurije imigisha y'Imana, tubifurije kugubwa neza, tubifurije kugwiza ibyiza, tubifurije ndetse kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana rikabasha kubabatura. Nje uri imbere yanyu ni Pastor Julien. Ndabishimiye kandi ndabanezerewe cyane, kandi tunakomeje no kubashimira uburyo mukomeje kudukurikira no gukora subscribe, ndetse tunakomeza gusaba n'abatari bakora subscribe kubikora kugira ngo bajye bakomeza kudukurikira, tujye dukomeza kubana nabo umunsi ku wundi buruko Imana idushoboje kugira icyo dukora. Reka nanone uyu mwanya mwiza rero twongere tuganire ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi y'121 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri. Zaburi y'121 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu izina rya Yesu Kristo: nuburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Murongo wa kabiri: gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Mwakire neza ijambo ry'Imana aho muri hose mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana tugiye kuganiriraho riravuga ngo ese urashaka gutabarwa? Ese urashaka gutabarwa? Nibyo, ushobora kwibaza icyo kibazo, ukibaza niba ushaka gutabarwa, cyangwa se ukabasha kwibaza n'ikindi wenda kitari iki ngiki. Ariko ntekereza ko mu buzima bwacu tubayemo bwa buri munsi, uko byagenda kose habamo ibyiza hakabamo ibibi, uko byagenda kose habamo gutera imbere hakabasha kubamo ndetse no gusubira inyuma, habamo inzira zitandukanye umuntu ashobora kunyuramo agahuriramo n'ibintu bitari byiza, ariko hakaba n'izindi ashobora kunyuramo akabasha guhuriramo n'ibyiza. Habaho gusenga ariko habaho ndetse n'abadasenga, habaho kwizera Imana ariko hakabaho n'abatayizera, habaho kwiringira Imana ariko hakabaho n'abatayiringira. Ariko ijambo ry'Imana ahangaha riravuga ngo nuburira amaso yanjye ndebe imisozi, se gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuzava ku Uwiteka Imana yaremye ijuru n'isi. Rero ijambo ry'Imana rikatubwira ngo ese urashaka gutabarwa? Igisubizo ni yego. Ntawe utakenera gutabarwa, ntawe utakenera gufashwa, ntawe utakenera kubohorwa, ntawe utakenera kubona ineza ndetse n'urukundo rw'Imana, ntawe utakenera kubona ukuboko kw'Imana kumugiriye neza, ntawe utakenera imigisha y'Imana, ntawe utakenera kubona anesheje ibimugaragaza, ntawe utakenera kubona anesheje ibimurwanya cyangwa se ibimusenya byose mu buzima bwe. Uko byagenda kose gutabarwa birakenewe. Gutabarwa ni ikintu cy'ingenzi cyane umuntu aba ashobora kwifuza mu buzima bwe bwa buri munsi. Uyu Dawidi rero yarebye ibumoso, areba iburyo, areba imbere n'inyuma, areba hasi hejuru, abona mu by'ukuri nta kintu na kimwe gishobora gutuma akomera. Abona n'ahantu hashobora kuboneka igisubizo cy'ibibazo bye, abona n'ahantu hashobora guturuka ikintu cyatuma agira ibyiringiro bidasanzwe. Ariko aza kwibuka yuko mu ijuru hari Imana agomba guhanga amaso yonyine. Yibuka yuko mu ijuru hari Imana agomba gutumbira yonyine. Yibuka yuko mu ijuru hari Imana agomba kwerekezaho umutima we. Yibuka ko mu ijuru hari Imana agomba gutakira
agomba guhamagara, agomba gucira bugufi, agomba gutakambira. Yibuka ko mu ijuru hari Imana yumva abayisenga, kandi Imana ikora ibikomeye. Niba ushaka gutabarwa n'Imana, ugomba gutumbira Imana, cyangwa se ugomba guhanga Imana amaso. Ugomba kureba yuko Imana ariyo yonyine ifite ububasha bwo kugufasha, niyo yonyine ifite ububasha bwo kugukomeza, niyo yonyine ifite ububasha bwo kukubohora, niyo yonyine ifite ububasha bwo kugukura mu bubata bwa Satani, niyo yonyine ifite ububasha bwo kugukura muri bya biziriko bya Satani, niyo yonyine ifite ububasha bwo kugukiza za ndwara ufite, nifite uyonyine ububasha bwo kubasha kukubohora mu myuka mibi y'abazimu n'abadayimoni, niyo yonyine ifite ububasha bwo kubasha kukubohora mu biganza byanduye, niyo yonyine ifite ububasha bwo kugukiza indwara za karande. Imana niyo yonyine ifite ububasha bwo kuba yaguhereza akazi uri umushomeri, niyo yonyine ifite ububasha bwo kuba yakuvuganira aho warenganyijwe, niyo yonyine ifite ububasha bwo kuba yakugerera aho udashobora kwigerera, niyo yonyine ifite ububasha bwo kuba yakurengera aho warenganyijwe, niyo yonyine ifite ububasha bwo kuba yagushira mu mucyo, cyangwa se ikagusubiza mu mucyo aho washizwe mu mwijima. Niyo yonyine ifite ububasha bwo kuba yakubyutsa aho wasinziririjwe, niyo yonyine ifite ububasha bwo kuba yakurandata, niyo yonyine ifite ububasha bwo kuba yagufata ukuboko, niyo yonyine ifite ububasha bwo kuba yakugeza aho wifuza kugera. Urumva ko rero urafite impamvu zirenze imwe zatuma uhanga Imana amaso, zatuma ukenera gutabarwa n'Imana. Mu by'ukuri abantu bashobora kukuvaho, ariko jya wibuka yuko Imana idashobora kukuvaho. Abantu bashobora kugutererana, ariko jya wibuka ko Imana idashobora kugutererana. Abantu bashobora kunanirwa kuguhumuriza, ariko jya wibuka ko Imana idashobora kunanirwa kuguhumuriza. Abantu bashobora mu by'ukuri kutakuvuga neza, kutaguhereza agaciro, ariko Imana ikaguhereza agaciro. Imana ikamenya icyo yavuganye nawe, kandi ikamenya n'uburyo igomba kugisoza. Kandi umuntu wese uhanze Imana amaso aba agomba kugira kwizera muri we yuko Imana ishobora byose. Aba agomba kugira kwizera muri we yuko Imana ikora ibikomeye, ikora ibitangaza. Aba agomba kumenya yuko Imana itanga ubugingo. Aba agomba kumenya yuko Imana itanga imbaraga zo gutsinda ibintu byose biba bije kwivanga mu buzima bw'umukiranutsi. Yewe n'umunyabyaha akeneye no gutumbira Imana, akeneye kwiyereka Imana kugira ngo Imana imuhe ubushobozi bwo kubasha gutsinda icyaha, nuko maze akabasha nawe kuyoboka inzira yatuma abasha kugera aheza. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yakomeje kuvuga amagambo akomeye cyane. Yasanze ko gutabarwa kwe kuzaturuka ku Mana, kuzaturuka mu ijuru, kuzaturuka ku Mana ishobora byose, kuzaturuka ku Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, ku Mana ikora ibikomeye abana b'abantu badashobora gukora. Yasanze ko ariho hazabasha guturuka gutabarwa kwe. Rero niba yarasanze ko gutabarwa kwe kuzaturuka ku Mana, nawe aho waba uri hose, mu bibazo waba ufite, mu bigeragezo waba urimo, mu nzara ushobora kuba ufite uyu munsi, ku bukene waba urimo uyu munsi, ku ntege nke waba ufite uyu munsi, ku mwete waba udafite uyu munsi, wenda uri mu murimo w'Imana, mu by'ukuri hamwe n'ibikugerageza byose, menya yuko gutabarwa kwawe kutazaturuka iburyo, kutazaturuka ibumoso, kutazaturuka hasi, kutazaturuka ahandi hantu, kutazaturuka mu bana b'abantu hirya no hino, ahubwo uvuge ngo gutabarwa kwawe kuzaturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi. Mbese waba wizeye yuko Imana ishobora byose? Waba wizeye yuko Imana ishoboye kugukiza? Waba wizeye yuko Imana ifite ububasha
ububasha bwo kuguha icyo udafite uyu munsi ukabasha kukibona. Waba wizeye yuko Imana hari icyo yarema mu buzima bwawe? Ese waba wizeye yuko cyakigerageza urimo muri iki gihe waba wizeye yuko cyatsindwa? Waba wizeye ko cyakurwaho mu izina rya Yesu Kristo, ukishima ukanezererwa Imana? Ni byiza. Kutizera bitera agahinda, kutagira ibyiringiro bituma umuntu agira kwiheba gukabije. Kutizera mu by'ukuri ntabwo kunezeza Imana, ariko iyo umuntu yizeye Imana irishima kandi ikamunezererwa. Kandi abana b'Imana uko byagenda kose, baba bari mu bihe byiza, baba bari mu bihe bibi, baba bagomba kwizera Imana ko Imana ishobora byose, ko kandi ikora imirimo ikomeye cyane. Muri Zaburi ya 23 umurongo ni wa 4, Zaburi ya 23 umurongo wa 4, ijambo ry'Imana rivuga ngo neza yuko naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Chimbo yawe n'imboni yawe nibyo bimpumuriza. Ni byiza. Iri ni ijambo rikomeza umugenzi uri mu rugendo. Iri ni ijambo rikomeza umuririmbyi uri mu rugendo, umukristo uri mu rugendo, umuvugabutumwa uri mu rugendo, umupasiteri uri mu rugendo. Umuntu wari we wese byitwa ko ari mu rugendo, ari mu muhamagaro, arimo gukora umurimo w'Imana muri ibi bihe. Ndakumenyesha yuko iri ni ijambo rigukomeza. Naho wanyura mu bikomeye, jya wibuka yuko Imana iri kumwe nawe. Nubona barimo kukugerageza, ibuka ngo Imana iri kumwe nanjye. Nubona wahuye n'abakugambanira, ibuka ko Imana iri kumwe nawe. Nuhura n'abagutesha umutwe umunsi ku wundi, bigatuma ndetse ushobora no kuba waryama ntubone ibitotsi, jya wibuka yuko Imana iri kumwe nawe. Jya wibuka ko umucunguzi wawe ariho. Ibuka yuko Imana itari yakureka, iracyari kumwe nawe. Nubu uri gukora akazi ariko ukabona uri gutotezwa, ukabona uri guhura n'intambara zikomeye cyane, ibuka yuko umucunguzi wawe akiriho. Ibuka yuko Imana yawe ikiriho, ko kandi igishobora no gukora, ko kandi igifite imbaraga zo kugukura mu byurimo, ikagutabara kandi ikaguhumuriza. Niba urwaye, ibuka yuko muri ubwo burwayi bwawe Imana iriho kubwo kugukomeza. Imana iri kumwe nawe kubwo kuguha imbaraga zo kwihanganira ubwo burwayi, kandi wibuke ko Imana ifite imbaraga zo kubasha kukubyusa kuri icyo gitanda cy'uburwayi uriho. Wibuke yuko Imana ifite ububasha bwo kubasha kukubohora. Niba Satani akugerageza, niba imyuka mibi kurwanya, niba abazimu n'abadayimoni bakurwanya, niba abarozi baje gusenya ubuzima bwawe, baje gusenya ubugingo bwawe, jya wibuka neza yuko hari Imana ufite uri kumwe nayo, ishobora kuba yagufasha, ishobora kuba yakurengera, ishobora kuba yakurwanirira, kandi ibintu bikagenda neza cyane. Ntugomba gutinya ibiri kukubaho, ntugomba gutinya ibibazo imbere yawe, ahubwo ibuka ngo Imana iri kumwe nawe. Imana wamenye, Imana wizeye, Imana wayobotse, Imana winginga, Imana usenga, ni ya Mana itabarira ku gihe, ngo nuko umunota wa nyuma irakora, ngo nta hanyuma ya zeru Imana irakora. Hahandi turi kubona twageze mu biruhije, hahandi turi kubona twageze mu bitugoye, hahandi turi kubona twageze aho amagambo yashize ivuga, hahandi turi kubona twageze mu by'ukuri mu bihe bigoye, mu bihe bitoroshe, mu bihe bidasanzwe. Tujye tugerageza kwibuka yuko Imana iriho, ko kandi Imana igenda ikora imirimo umunsi ku wundi. Ko naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose. Ntugomba gutinya abantu, ntugomba gutinya Satani, ntugomba gutinya abarozi, ntugomba gutinya abadayimoni, ntugomba gutinya imyuka mibi, ahubwo tinya Imana yonyine.
kuko iyo Mana ifite ubushobozi bwo kukurwanirira, bwo kukurwanirira, kandi Imana ifite n'ubushobozi bwo kuba mu by'ukuri yakurinda kandi ikakurengera. Muri byose rero Imana ugomba kuyihereza umwanya mu mutima wawe, mu bwenge bwawe ukayitekerezaho, mu mirimo yawe ukayitekerezaho, mu bibazo byawe ukayitekerezaho, mu rwego rwo kugira ngo uzashobore kumva ariyo yonyine ihari kubwo kukurengera, kandi ihari no kuba yagucira n'inzira, ukabona umugisha, ukabona amahoro, ukabona ubutunzi, ukabona ibyiza, ndetse urubyaro rwawe ndetse rukabasha kurindwa nayo umunsi ku wundi. Ndetse ijambo ry'Imana riravuga ngo nari umusore none ndashaje, na rimwe sindabona umukiranutsi arekwa n'Imana, cyangwa se ngo urubyaro rwe rugende rusabiriza ibyo kurya. Mu by'ukuri umva yuko gutabarwa kwawe kuri mu biganza by'Imana, ntabwo gutabarwa kwawe kuzaturuka ahandi hantu, gutabarwa kwawe kuzaturuka ku Mana. Ugomba kuyizera kandi ukayiringira umunsi ku wundi, ukamenya yuko igufite mu biganza byayo, ko kandi igufiteho umugambi mwiza. Umugambi Imana igufitiye si wo kugira ngo ejo uzakorwe n'isoni. Umugambi Imana igufitiye si wo kugira ngo ejo uzapfe wandagaye, uzapfe ucavuye. Umugambi Imana igufitiye si wo kugira ngo ejo uzapfe uri umutindi nyakujya. Umugambi Imana igufitiye si wo kugira ngo ejo uzapfe ubabaye, si wo kugira ngo ejo uzagire iherezo ryiza. Oya, umugambi Imana igufitiye ni mwiza, kandi nimba ari mwiza ni ukuvuga ngo ugomba kuyerekezaho amaso yawe mu byo ukora, ukaba uwo kuyesha icyubahiro, kandi ukaba uwo gukomeza guharanira kugendana nayo amanywa na nijoro. Yeremiya ibice 33 umurongo wa 3, ijambo ry'Imana riravuga ngo, Yeremiya 33 umurongo wa 3 aravuga ngo ndabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Ntabaza, tabaza Imana wizeye neza yuko yumva ko kandi isubiza, wizeye neza yuko itabara kandi igatabarira ku gihe. Hahandi uri kubona byakugoye, pfukama, senga Imana, pray God. Hahandi uri kumva ibintu bikumereye nabi, pfukama, senga, hamagara, inginga Imana. Hahandi uri kubona ubuzima bwagucanze, senga wizeye yuko Imana yagukura muri ibyo bihe bibi. Hahandi uri kubona isi yakwikaragiyeho, uri kubona abantu bose bakuvuyeho, uri kubona rwose nta gisubizo ufite namba, yoboka Imana, yizere, yinginge, irakora kandi ikora amanywa na nijoro, kandi ifite ubushobozi bwo kuba yakugirira neza. Iravuga neza ngo yitabaze, nayo yiteguye kugira gute? Yiteguye kugutabara, yiteguye kukumva, yiteguye kukubohora, yiteguye kukugirira neza. Wicika intege kubera ibibazo by'uruhurirane ugenda uhura nabyo, wicika intege kubera intambara ugenda uhura nazo. Wowe muvugabutumwa aho uri wicika intege, wowe munyamasengesho aho uri wicika intege, wowe mushumba pasiteri wicika intege aho uri, wowe mukozi w'Imana wicika intege, wowe muririmbyi, wowe mudiyakoni, urwego urwo ari rwo rwose waba urimo gukoreramo umurimo w'Imana, wicika intege kubera ibyo ugenda uhura nabyo, kubera ibintu ugenda ubona wenda biguhangayikishije muri iyi minsi ya none. Wicika intege kubera bya bicandege bitandukanye, wicika intege kubera amagambo ugenda uhura nayo ukumva arimo kugusenya, wicika intege kubera abagambanyi ugenda uhura nabo, wicika intege kubera ko wenda uri kubona ko ubushobozi bwo gukoresha ari bukeya, ngaho bikanagaragara ngaho ari n'ubugaragara butaboneka. Mu by'ukuri wicika intege kubera ibyo ngibyo, imibereho yawe ushobora kuba atari myiza, ibintu bitameze neza. Wicika intege, wicika intege
izere Imana, iringira Imana, kuko Imana irakora kandi yiteguye kugutabara. Yihanga amaso, yerekezeho umutima wawe, ibyiringiro byawe bishire ku Mana. Muri iyi minsi ya none aho abantu benshi bamaze kugwa isari, wigwa isari muri abo bantu, haguruka, hamagara Imana. Imana yiteguye kugutabara, ndetse n'abaguye Imana ifite ubushobozi bwo kubabyutsa ikoresheje ba bandi ndetse bahagaze mu buntu bwayo. Imana ifite ubwo bushobozi. Wicika intege, uyu munsi kora ibiri mu bushake bw'Imana, ejo kora ibiri mu bushake bw'Imana, ndetse no mu myaka yose iri imbere yawe kora ibiri mu bushake bw'Imana. Usaba Imana kukurindira ubugingo, usaba Imana kurinda umuryango wawe, usaba Imana kugufashiriza mu murimo ukora, usaba Imana kukwitaho ndetse no kukugirira neza, usaba Imana kugira neza abavandimwe bawe, usaba Imana kugira neza umuryango wawe, usaba Imana kugira neza igihugu cyawe, usaba Imana kugirira neza inshuti zawe. Nusaba Imana, Imana izakumva. Saba Imana igenda ifashe na babandi bakiri mu isayo y'ibyaha, babandi bihebye bakeneye guhumurizwa, ariko bazahumurizwa na babandi bizeye yuko Imana ari umutabazi, kandi umutabazi w'ibihe byose, ko kandi Imana ifasha, ko kandi Imana irengera. Project urimo gukorera muri uyu munsi, mishinga wateguye urimo gukora, birashoboka ko hari biri kwemera ibindi bikanga. Witinya, wicika intege, komeza ukore, wisuzugura. Itangiriro ryawe rito ryubahe, uryereke Imana, uvuge ati Imana aho ndi naha, uko mbagaze nuko, kandi niteguye kubona ubufasha bwawe, niteguye kubona imirimo yawe ikomeye ikoreka. Imana izabikora, Imana izabigenza neza, kandi ubuzima bwawe buzakomeza, imibereho yawe ikomeze. Mu by'ukuri nagiraga ngwibutse yuko ugomba kwizera ko Imana itabara, kandi itabarira ku gihe. Imana irakora kandi ikora inyuranije n'uburyo abana b'abantu bakora, ndetse wibuka neza yuko imigambi y'abana b'abantu atariyo y'Imana. Hari Imana itegura kuri wowe gitandukanye n'icyo abana b'abantu bapanga kuri wowe. Reka Imana rero iguhe kuyiringira, iguhe kuyizera, iguhe imbaraga zo gushobora kuyihanga amaso uko buke n'uko bwije. Fata ibikurwanya, fata ibikugaragaza byose mu izina rya Yesu, wizeye imbaraga z'Imana, ubitesha agaciro. Aho ngaho, hamwe no kwizera, hamwe no kwiringira Imana, hamwe no gukomeza kwiringira imbaraga z'Imana, imirimo ikomeye y'Imana uzayibona. Reka rero Imana ikuzuza ibyishimo, ikuzuza umunezero, ikumara agahinda ku mutima. Imana igushire mu biganza ibyo ukeneye. Imana igucira inzira aho wifuza kubona ibisubizo. Imana ikuvuganire, Imana ikurengere imbere y'abanzi bawe. Imana ikurinde akaga, ikurinde ibyago, ikurinde gukorwa n'isoni aho uri hose, mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagire neza, ineza yayo ikomeze kubana namwe, ndetse n'ubwiza bwayo bukomeze kubabaho, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.